Yesu nashimwe cyane, ndabasuhuje kino gitondo, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana impamba y'umunsi. Yesu abaha umugisha. Natiye umugisha ku bantu bakoze subscribe, ku bantu mwagiye mukora za share, musharinga bino biganiro bikagera ku bandi. Mbasabiye umugisha abantu mugenda mukora like, kandi rwose Imana yo mwijuru umugisha mwinshi cyane. Nawe utari wakanda kuri subscribe, kanda kuri ako kazogera, nurangiza tuze tubana mu biganiro bya buri munsi. Imana yo mwijuru niwe umugisha mwinshi, ndabashimiye. Yesu nashimwe cyane. Igitondo nk'iki ngiki ndanezerewe. Ikintu kinejeje nta kindi nuko mbyutse mpumeka umwuka w'abazima. Ibintu nawe ukwiye kubishimira Imana, kuba ubyutse uhumeka umwuka w'abazima, ukabyuka utari kuri bomboni. Reka mbabwire, hariho benshi bari kuri bomboni, hari abo uzi n'abo utazi. Ibitaro byinshi biruzuye, byuzuye indembe, ariko wowe uri muzima. Hereza Imana icyubahiro. Mva nkubwire inshuti yanyu, ndashaka kubwira yuko kuba ugejeje umunsi wa none ni umugambi Imana igufiteho. Kuba ugejeje uyu munsi wa none ni gahunda Uwiteka afite ku buzima bwawe. Mva nkubwire, nubwo hariho abaguhagurukira, ubuzima bwawe bwa buri munsi bakaguhagurukira, ariko reka ngutangarize rino tangazo, Imana iri mu ruhande rwawe ntawe uzagushobora. Haleluya. Iki gitondo rankuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi rikubwira ngo nubwo waciye mu bikugoye, Imana ikuzanize isezerano rishya. Imana iguhaye isezerano rishya. Nubwo waciye mu bikugoye, ugaca mu bigukomereye, bigakomeretsa umutima wawe, ariko reka nkubwire kino gitondo, tazo lele bango zalo lasimemone, Imana izanye zegra, izanye ibyomoro byo komora umutima wawe. Mu ijambo rikubwira ngo Imana ikuzaniye isezerano rishya. Buzima bwari bwagushaririye, isi yari yagushaririye, iminsi yari yagushaririye, ariko kino gitondo mu mpamba y'uyu munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana izanye isezerano rishya ku buzima bwawe. Byakire mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Iki gitondo cy'umugisha Imana iduhaye kugira ngo tukiganiremo. Mbifurije weekend nziza. Weekend nziza kuri mwese. Abari ku migabane yose igize isi, mbifurije weekend nziza, kandi rwose muzayiboneremo umugisha w'Imana. Yesu naho umugisha mwinshi. Yesu naho umugisha mwinshi. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cyaho cya 19 n'umurongo wa 29. Yesu nashimwe cyane. Dusome umurongo wa 29 uravuze ngo, nuko rero weho Hezekiya, iki nicyo kizakubera ikimenyetso muri uyu mwaka muzarya ibyimeza ubwabyo. Mu mwaka wa kabiri muzarya imicwira yabyo. Mu wa gatatu muzabiba musarure, kandi muzatera inzabibu murya imbuto zazo. Amen. Iri ni isezerano n'Imana iguhaye kino gitondo. Toshani with anone kitasabo. Tuze lola bini force me. Endokia by grief. Inini wisanda bini avo. Iki gitondo cy'umugisha, isezerano Imana iguhaye ni isezerano rikubwira ngo utuze.
nubwo waciye mu bikomeye byatumye umutima wawe ukomereka, Imana izanye umuti wo kukomora. Umugabo bita Hezekiya nusoma amateka ye, yaraciye mu ntambara zikomeye cyane, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru imuha ihumure. Umugabo bita Sanekarebu yamukoreye ibintu, yamukoreye ibishitani bikomeye, ariko Hezekiya yikomeza ku Mana, akomeza kwiringira Imana. Imana nayo irangije imubera ibyiringiro yo kabyara. Imana ikubera ibyiringiro. Nubwo hari byinshi biguteye ubwoba, hakaba hari byinshi bagurukiye ubuzima bwawe, toze lora bini for me ene bonevo sisa, ndashaka kubwira wowe udukurikirana yuko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru hari ubundi butabazi izanye ku buzima bwawe. Haleluya. Hari ubundi butabazi Imana izanye ku buzima bwawe. Kabiri, ndashaka kubwira ngo nubwo ibiteye ubwoba bikiriho, ariko wowe gutinya, Imana iteye ubwoba kubirenza. Lilevo zemone wisanda izegra. Nubwo hari ibiteye ubwoba, hakaba hari ibicantege, hakaba hari talalas, hakaba hari byinshi bitumye umutima wawe udatuza. Imana ivuganye nawe kino gitondo yuko hari amateka ije guhindura. Hezekiya, uyu mugabo bita Sanekarebu, yaramubabaje ku rwego rwo hejuru, kugeza ku rwego yamusabye, akamusaba ibyo atunze, arayimusaba kugeza ubwo amutumyeho ngo namwohereza abagore be n'abana be, ariko ibi byose Imana yarabirebaga. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irangije ije gukora, ikora agashya. Nusoma umurongo wa 35 muri kino gice cya 19, Imana yihanije Sanekarebu. Imana igira Sanekarebu ikwihaniriza ku buzima bwawe. Imana yihanije Sanekarebu, iramwihaniza ku rwego rwo hejuru. Ingabo zose yari yazanye, azizanye kugira ngo bice Abisiraheli, azizanye kugira ngo batagangaza Abisiraheli. Izi ngizi marayika w'Uwiteka azisha umunsi umwe. Ndeka nkubwire, nawe hari ibyaguhagurukiye, ariko mu ijambo ry'Imana impambo y'umunsi ni ijambo rikubwira ngo uhumure. Imana izanye isezerano rishya. Haleluya. Imana izanye isezerano rishya ku buzima bwawe. Tando zero lasime. Imana izanye isezerano rishya ku buzima bwawe. Imana izanye isezerano ritandukanye nuko abantu babitekereza. Imana ngo yica ingabo za Sanekarebu zose irazirangiza. 145 bikumbagariza ku musozi. Umva nkubwira inshuti yanjye, Imana hari ingabo ije kukwicira. Hatazila rabin. Imana hari ingabo z'abadayimoni ije kukwicira. Niyo mpamvu ushatse wubwira ngo uhumure. Haleluya binifuzmi. Witegereza ukabona ubuzima bwawe burarangiye. Witegereza ukabona ubuzima bwawe shitani arabwasomye, ariko reka nkubwire uhumure, kubera yuko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru hari amateka mashasha ze guhindura. Dusabye ijambo ry'Imana. Imana irangije iri mu guhumuriza Hezekiya. Imana iguhumurize kino gitondo, kandi iguhumurize mu ijambo. Imana iguhumurize mu ijambo rikomeye. Imana iguhumurize nirangiza igira ibintu ishyiraho iherezo. Irangije iramubwira ngo umva wowe Hezekiya, iki nicyo kizakubera ikimenyetso. Reka atoca izmi, shyira mu izina ryawe. Iramubwira ngo umva nkubwire wowe Hezekiya, iki nicyo kizakubera ikimenyetso. Nubwo Sanekarebu witegereza ukabona afite ingabo nyinshi zikomeye, nubwo witegereza ukabona afite ibitwaro byinshi bikomeye, nubwo witegereza ukareba ukabona nta muntu wabasha kumugukiza, ariko uhumure, umva isezerano yamuhaye. Yaramubwiye ngo nuko wowe Hezekiya, iki nicyo kizakubera ikimenyetso mu mwaka wa mbere.
haleluya. Mu mwaka wa mbere nubwo ubona hari ibiteye ubwoba, nubwo ubona hari ibyasamiye ubuzima bwawe, nubwo ubona hari otesha riri binifo, nubwo ubona witegereza ukabona nta kintu cyo gutabara gihari, irangije amubwira ngo uvoyeze kiya mu mwaka wa mbere ntabwo uziri guhinga, njyewe Uwiteka nzaguhingira. Mu mwaka wa mbere uzarya ibyimeza ubwabyo. Isezerano rikomeye, iramubwira ngo uzarya ibyimeza ubwabyo. Nawe arakangubwira inshuti yanjye, nubwo hari ibiguteye ubwoba, ndashaka kubwira ngo ze pifo zimemonevo sisa nekwizeze manda, uhumure ukomere ku Mana yawe, uyigirire icyizere, kubera yuko nuyigirira icyizere y'Imana ntabwo izaguteza abantu. Umva nkubwire, Sane Karebu waguhagurukiye, ndashaka kubwira ngo uyu munsi wa none Imana igiye kumuha isomo. Imana yahaye isomo Sane Karebu, ituma marayika arangije aragenda kumbagaza ingabo 185. Amaze kubikumbagaza Sane Karebu ngo arangije agenda amara arangije ngo aragenda ajya mu nzu y'ikigirwamana, abahungu be niho bamutsinze. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana iguhaye isezerano rizakumbagaza ibiguhagurukiye. Zelala sima, Imana iguhaye isezerano rizakumbagaza ibiguhagurukiye. Imana iguhaye isezerano rizakumbagaza imbaraga ziguhagurukiye. Matarilis andokia, Imana iguhaye isezerano rizaendokize grayi, rizatsinda ibiguhagurukiye mu nzu z'ibigirwamana byawe. Imana iguhaye isezerano rizakumbagaza abarozi. Imana iguhaye isezerano rizakumbagaza abapfumu. Imana iguhaye isezerano rizakumbagaza abakonikoni. Irangije iramubwira ngo kandi no mu mwaka wa kabiri ntabwo uzavunika uhinga. Iramubwira ngo mu mwaka wa kabiri uzarya imicwira yabyo. Bantu muhinga amasaka cyangwa se n'ibindi bintu, ikintu bita imicwira murakizi? Imicwira ni ibyatsi bishibuka ku bikure. Imana rero igiranye isezerano nawe, rikubwira ngo no mu mwaka wa kabiri ntabwo uzavunika. Imana izakomereza ibintu. Irangije iramubwira ngo kandi Sane Karebu ntagutera ubwoba. Mu mwaka wa gatatu nubwo ubona afite nubwo ubona afite icyo n'ibiki byose, reka nkubwire, irangije iramubwira ngo mu mwaka wa gatatu uzahinga usarure kandi inzabibu zawe uzazirya. Reka mbabwire inshuti zanjye munkurikirana, iki gitondo mu mpamba y'uyu munsi ni ijambo rikuvuga ngo Imana iguha isezerano rishya. Imana iguhaye isezerano rishya. Imana iguhaye ubuhanuzi bw'isezerano rishya ku buzima bwawe. Imana iguhaye etandoze lorasimemon etoshika binifu. Ubuzima bwawe bwari bwarahungabanyijwe n'abantu nk'uko ubwazekiya Sane Karebu ngo yari yarabuhungabanyije. Uva ibye byari byaratwawe n'abantu, ibyo abanyazi bari barabitwaye, ariko Imana ivuganye nawe irakubwiye ngo noneho birarangiye. Bi ra nji ye, noneho birarangiye. Kubera iki birangiye? Imana ihagurukiye ibyaguhagurukiye. Iramubwiye ngo mu mwaka wa gatatu uzahinga, nurangiza usarure inzabibu zawe. Yesu nawe umugisha mwinshi. Iki gitondo mbifurije umugisha mwinshi. Akira ijambo ry'ubuhanuzi rikubwira ngo Imana iguhaye isezerano rishya. Isezerano rikumbagaza abadayimoni baguhagurukiye. Isezerano rikumbagaza abarozi baguhagurukiye. Isezerano ayiwe standa binefo. Isezerano ritembagaza abantu bose baguhagurukiye. Ryakire mu izina rya Yesu. Tujye gusenga Imana. Yesu nawe umugisha mwinshi, kandi mwebwe mudukurikiye mbifurije umugisha w'Imana. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share, ntiwibagirwe gukora comment, kandi uzajye ubikora udufashe gutambutsa ubutumwa. Yesu wa mugisha mwinshi, dufashe gutambutsa ubuhanuzi. Bantu benshi muri iyi minsi baratagangaye, kandi Imana bafiteho umugambi mwiza. Dufashe gutambutsa ubwo butumwa. Yesu nawe umugisha n'abaho umugisha mwinshi mwe mudukurikira.
amen. Dusenge. Mana ndagushimiye, ngushimiye kuri Imana ishoboye byose, ku isezerano ry'umunsi utanze isezerano rivuga ngo muri uyu mwaka abantu bazarya ibyimeza, mu mwaka wa kabiri abantu bazarya imicura yabyo, mu mwaka gatatu bazahinga nibarangiza basarure. Ndagushimiye kwa ko no sezerano uriteyeho kashe. Ndagushimiye kwa ko ari imeze nka sane Karebu uhiritse ku buzima bw'abantu, mu izina rya Yesu, amen. Shalom.